ubundi niba afashe dike mbana n'ibiraya hano cyanje cyakuye mu kinyarwanda kugituba Yesu we indaya mbaya oya iyo ufite ububobere hari nk'abakobwa barabizi ngo hari abakobwa ngo bamukagatare mbese iyo ufite ububobere mu gitsina cyawe ntabwo umugabo ushobora kuruha bikora ibibi ntabwo ushobora gucika. Ino Media TV. Inshuti bakunzi ba Ino Media TV, nkuko twabasezeranyije ko tuzajya duca hirya no hino tukabashakira ibiganiro inkuru zo muri quartier. Uyu munsi muragira duti tubahishe iki? Twatembereye mu masantere me y'amasoro, aho twatembereye umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka nka 21 wicuruza akaba yinjiza akayabo k'amafaranga menshi. Mwenyemereye mbavire imuzi n'umuzingo w'ikiganiro nagiranye n'uyu mukobwa, ntimukureho amaso. Bakunzi ba Ino Media TV, nkuko twabibasezeranyije mu kanya gashize tubabwira ko tugiye kuganira n'uyu mwana w'umukobwa, reka twumve icyo yadusubije tumubajije aya magambo. Uraho neza? Uraho neza. Amakuru neza? Ni meza nkuko ubibona. Umeze neza? Cyane rwose. Ndabona hano uratuje uri wenyine mu gitanda. Cyane. Yego. Ufite akanyamuneza? Biragaragara. Twabatembereye rero twagiraga ngo mutuganirizeho muri make, wibwire abateze cyane amaso Ino Media TV muri bande. Twebwe batwita ba Mimi. Twamini. Yego. Niyo mazina nyakuri uzwi n'ababyeyi? Yego. Yego. Izina ry'ubustari ntabifite? Oya ntabwo nayinakira ariko ndimo ndaripanga ndimo ndaripanga mu minsi iri imbere. Waryihaye se kuba wabaye umustari ko twakugendera? Ubuse ntabwo nayinapanga nindipanga nta kibazo nzababwira. Nupanga uzatubwira? Yego. Uyu mwana w'umukobwa rero twasuye hano muraza kugira muti se ni impamvu ki yatumye tumusura. Uyu mwana w'umukobwa ntabwo yigeze ajya muri byinshi ubwo twamwegereje kamera zacu, yatubwiye ko ari umwana w'umukobwa wo mu kigero cy'imyaka ariyo n'ingahe? 22. Akaba avuga ko akora umwuga w'uburaya kandi akaba yicuruza abadandaza amagara muri za ndimi z'abarundi. Uyu mukobwa utigeze aduhisha ikintu na kimwe, mureke dukomeze twiganirire. Uremera ko gukora umwuga w'uburaya? Yego ndabyemera kandi ndabifingura nambereye. Birakubereye cyane. Ariko hari abantu benshi biba bitabereye cyangwa se bigaragaza isura mbi. Wowe ko mbona ubifiringa nkaho umuntu bibereye, ni iki ubona ushobora kubwira abandi bantu ko gatoke impamvu ubona mfiringa, iyi mpamvu ni nyakuri? Okay, hari abakobwa nyine babitinya biterwa n'ukuntu umuntu nyine abifiringa kuko umwuga w'uburaya bavuga ko atari mwiza, ariko biterwa n'ukuntu bawufirinze wumva nyine muri wowe ukunogeye. Nanjye rero ntabwo nakirwa mbitindaho kuko nicyo kintu kimwe umugati. Nicyo kivuga umugati? Bivuze ngo utabonye abagabo ntabwo ushobora kurya? Wapi ntabwo narya kandi nta kintu cyambuka kubabona rwose. Ubona nta kindi kintu ushobora kuba wakora gishobora kuba cyakwinjiriza amafaranga udakoze ngibi? Oya nta kindi, kubera ko mbona amafaranga menshi kuruta uko najya gukora ibindi, kuko amafaranga ndabona pe ku munsi bushobora nko kwira ninjije nk'abagabo nk'icumi, urumva kandi ntawe ujya mu munsi wenda ya 30 urumva ko nyakorera. Yego. Uyu mwana w'umukobwa uvuga ko buri munsi byibuze ashobora kwinjiza abagabo 10, uribaza uti se aba bagabo 10 yabasha kubahaza? Ubigenza ute kugira ngo ube wahaza abagabo 10 kandi buri wese akwishyura? Biterwa n'ukuntu uba wamwihaye umugabo. Umugabo cyambere abagabo bose uko baza bari bo bose baba bashaka keya. Umugabo iyo yaje wenda n'umurugero ukaba wamushyuza amazi akajya dushe, akaza ukamuha keya, byagera ku bintu byo ku buriri uramukarisa, wamara kumukarisa byaba ngombwa ukanamusesa. Mu rurimi rw'ikinyarwanda birumvikana ko ufata dikiye mu kinyarwanda ni imboro.
ukaba wayifiringa ukayifata ukayitanira, mbese muri makeya ntabwo umugabo wamuhaye keya nta kintu yakwima, ntabwo ushobora gucika. oya ntabwo bibaho. uyu mwana w'umukobwa uvuga neza ashize amanga akavuga uburyo akora uyu mwuga, ntabwo kandi ari ugushishikariza abandi ko bakwiye kubikora, ahubwo nk'uko we ngo abishoboye, kubera ko hari abana b'abakobwa ibi bintu batabishoboye batabifiringa. Ugomba kujya mu bintu uzi neza ushoboye gukora, mbega ugatanga serivisi nziza nk'abandi. Iyi ni serivisi ushobora guha umuntu wese akagenda yishimye cyane. ubu se nanjye ushobora kumva ntabishaka cyane rwose nabigukoresha, ngiye ko nta mafaranga ngira. oya kuba utaregereye nta kintu twavuga kuko icyo dupfana ifaranga. Bivuze ko nta muntu udafite ifaranga udashobora gukunda mu buzima. oya ntabwo use nagukunda gute nta mafaranga ufite. ikintu cyose nta mafaranga, iby'urukundo nabijyamo, ntabwo njye ngira ibintu by'urukundo, icyo mba nshaka ni gutya. Nk'uko mubyiyumvira mu ijwi rye rwose avuga ko uyu mwana w'umukobwa uvuga ko ashobora kwinjiza akayabo k'ibihumbi 400 mu kwezi, ngo atandukanye n'undi muntu ushobora kuza kumuhamagara ngo ngwino unkorere akazi nzajya nguha ibihumbi 200 cyangwa 150 ku kwezi. Avuga ko ayo mafaranga ngo ari make agomba kuyatera ishoti cyangwa se umugeri, ngo kubera ko ngo akorera ako kayabo k'ibihumbi 400 yiryamiye hano, kandi hari ibyo yumvishe ngo bijyanye na firingi. Aya mafaranga iyo yakoreye wumva nta kibazo ufite, uyarya utuje ukumva uranezerewe. cyane icya mbere ni ukwiyitaho, ukamenya ko ukeneye umwenda. Mbese nk'umugabo aje agasanga uba ahantu habi, hari abagabo banena, icya mbere cyo ugomba kwitaho. niba umugabo avuyeho ugasasa indi shuka, niba ari undi mugabo uje, mbese muri make icya mbere ni ukwitaho, ukarya neza nawe, kandi yaza ukamuha keya. Amafaranga nta kibazo keya, amafaranga nta kibazo. yego. Uyu mwana w'umukobwa kuko mukomeza kubyumva, turagira ngo tuvire imuzi n'umuzingo w'iyi gahunda dufite. Uyu mwana w'umukobwa uvuga ko afite uburyo buhebuje bwo gukurura abagabo. Uyu mwana w'umukobwa rero uvuga ko yinjiza aka kayabo k'ibihumbi 400 mu kwezi, twamwegereye tumubaza umwihariko cyangwa se akantu ka innovation ashobora kuba akorera abagabo gatuma umugabo wahavuye yifuza kugaruka. Adusubiza muri aya magambo. njyewe umugabo aje ntabwo njya nicisha hino nicishe hino. umugabo yaje ugomba kumukorera service ashaka, kandi niba afashe dike agakoza ku bintu byanjye byakuye mu kinyarwanda ku gituba, amazi nyine arizana vuba vuba. niyo mpamvu abagabo abo ari bo bose buriya iyo muri gukora sexy, umugabo n'umunyari ntabwo bimunezeza, ariko umugabo uwo ari we wese iyo ubashije kumukorera icyo gikorwa nta kintu kitatuma agaruka rwose. Bivuze ko abagabo benshi baza muri uyu mwuga cyangwa se gushaka uko bigenza baba bashaka abakobwa cyangwa se abagore bafite amazi. yego, ni iki kintu baza bakurikiye. yego. Bivuze ko ubaye utayafite nta n'igihumbi wagakwiye kuba winjiza. nta n'ijana rwose yaguha, kuko niyo ashobora kuyaguha ariko akagenda ababaye ejo ntagaruke. yego. Bivuze ko nawe ukimara kumenya ko ufite amazi ariyo mpamvu wavuze ati nanjye ibi bintu ngiye kubikora nk'umwuga. njyewe ukuntu byatangiye, njyewe kuko nari ndi umwana gusa nakoraga ahantu mu kabare, bitangira nari mfite inshuti yanjye y'umukobwa, nambwira ati wakinjiye muri mwuga ko harimo amafaranga, hari icyo byagutwara. nyine nanjye mbyinjiyemo mbona bitanga amafaranga, ndavuga ni nta wundi mwuga waba uruta uyu nguyu rwose, nta mpamvu nahisemo n'umwuga w'uburaya kandi ndawufunga ntacyo ntwaye. Nagize ikibazo cy'amatsiko ubwo naganiraga n'uyu mwana w'umukobwa, ndavuga nti se iki kintu ntihari igihe gishobora gucika? ese baramutse bavuze ngo uburaya turabuciye burundu, n'ubukora tumufunge tumushyire muri gereza, ese uyu mwana w'umukobwa yaba he, yakora iki? umva uko yadushubije muri aya magambo tumubajije icyo kibazo. umwuga w'uburaya ntabwo ushobora gucika, ntabwo byakunda rwose. ni ibintu bidashobora gucika, kuko pe
hari nko mu mijyi barabisorera umugabo buriya ntabwo wacika. mu yihe mijyi ushobora kuba ufitiye amakuru ko basorera ibyo bintu? nk'aya downtown. Downtown. Yego ndahazi abakobwa batega barahasorera. rero urumva ko abakobwa b'indaya cyane narebye nibo binjiza amafaranga mu mabuwate. ndumva ntabwo umugabo buriya wacika. umugabo barashobora gucika? oya ntabwo wacika. aha uragira uti se nta yindi tekinike ushobora gukoresha biramutse bicitse? kuko birashoboka, leta ibivuze itegeko n'itegeko. leta ibivuze, ese ubona wakora iki biramutse bibaye ntibihagaritswe burundu? bibaye bihagaritswe burundu ndumva amafaranga nawe amaze amafaranga mfite ndayafite pe. biramutse bihagaritswe urumva itegeko rya leta ni irya leta, ntabwo narenga ku mategeko ya leta. nashaka ikindi kintu nkora. urakoze cyane. uyu mwana w'umukobwa uvuga ko biramutse babihagaritse ashobora gushaka ikindi kintu akora, nubwo atatubwiye neza topic y'icyo yakora, ariko buriya we aragifite wenda mu mutima wiwe. none se kongere tukwibariza, yego gutya winjije amafaranga menshi muri ibi bintu, yego uramutse uvuze ngo wenda ndibarira amafaranga nshobora kuba nabona mu kwezi, dusibye ko watubwiye 400, ubundi nko mu mwaka bakubajije waba ufite nka miliyoni zingahe kuri konti? ku mwaka amafaranga mfite nanjye ubwanjye sinzi uko nayabara. kuko amafaranga menshi ngenda nyatakariza mu tuntu nabona akabanza nkakagura nyine kubera ko amafaranga ndayabona bamwe se atansa. sinjye nyine buriya bakureba hariya nibo bamenye uko usa. yego ko njye sindamenya guhitamo wenda umukobwa ndivuga ngo yiri mwiza cyangwa ntabwo ari mwiza. icyo mpa agaciro n'uwemeye ko tuganira akampa amakuru mba nkeneye. ibyo kandi nanjye ndabigushimira. none ndagira ngo nkubaze ikindi kibazo. nta kibazo. ese ntabwo ubu ushobora guhura n'umwana w'umukobwa watangiye umwuga nk'uyu wawe ukamubwira uti ibi bintu bijemo ni bibi, cyangwa wamubwira ngo ibi bintu ni byiza ahubwo kuraje? oya ntabwo ngende gusa ntabwo nabikora kubera ko buriya abantu turatandukanye. urumva nshobora kumushuka kandi kumushuka ntabwo iyo ngeso ntabwo naba mukorera ibintu byiza. umuntu abyizanyemo yaba abyizanyemo, ariko kumubwira ngo ngewe ngukora iki ntabyo gusa nabikora. ntabwo nakirirwa mubwira ngo ibi bintu ukomereza cyangwa bireke, ahubwo njye namureka akagenda akirebera abona ari byiza akabikora, abona ari bibi akabireka njye, ariko ntabwo namubwira ngo komereza. ubu mwana w'umukobwa uvuga ko uyu mwuga ukora kubera ko ari amaronko cyangwa se abashaka gutunga ubutunzi nk'amafaranga aba akeneye, ariko mu by'ukuri yatubwije ukuri ko abikora atari uko aryoherwa, ahubwo abikora kubera ko yikenereye amafaranga. ibi bintu bikora kubera ko koko nk'ibyo uvuze ntabwo ujya uryoherwa n'amafaranga ushaka? bibaho amafaranga nyikeneye kandi n'ubwo buryohe ndabubona. ndumva rero nta kibazo cyaba kirimo, wari kuryoherwa mbe ntaryoherwa nabega kuko amafaranga amaze kuyagwiza. njye ndumva rero nta kindi kibazo cyaba kirimo aho ngaho. ntabwo se iyo wenda abagabo babaye benshi ntushobora kubabara? oya iyo ufite ububobere hari nk'abakobwa babizi ngo hari abakobwa ngo ba Mukagatare, mbese iyo ufite ububobere mu gitsina cyawe ntabwo umugabo ushobora kuruha. cyambere cyo no kuba ufite amazi, ko ufite ububobere mu bintu byawe, ariko iyo wumagaye urababara naho handi ushobora gucika nk'udusebe, ibintu n'ibyo ngibyo niho ushobora kubabara, ariko iyo mu gitsina cyawe habobereye ntabwo wababara, havaho undi udajya, havaho undi udajya, rwose nta kibazo. mbega barasimburana cyane ku buryo ubu ngubu utubwije ukuri abagabo mwahuye ntiwababara. ikindi kandi twifuje kumenya nimba hari umugabo waba warakwemeje ukamubwira uti wowe amafaranga yawe yasubirane, navuga ingano wenda y'umugabo cyangwa se ingano iranga ubugabo bw'umugabo. oya nta mugabo wigeze unyemeza, gusa hari umugabo umwe deja yari umusore, ariko nawe ntabwo byari grave cyane,
ariko nta mugabo wigeze anyemeza. ushobora gutunyuriramo muri make uti yabimwemeje muri ubu buryo bitewe wenda n'ingano, ndavuga wenda ingano y'igitsina cyangwa se ntarangiza. uwo musore ntabwo yari afite igitsina kinini ahubwo nuko atarangizaga. We yashoboraga kuba yabikora nk'isaha nk'ituru ya mbere akayikora nk'isaha ikaba itagwa agakomerezaho, bityo ukumva utabishobora. yego. uyu mukobwa wivugiye ko hari abagabo ahura nabo bakamumerera nabi bitewe n'uko baresista nk'amabatiri y'imodoka adashyiramo umuriro, akaba avuga ko ari umuntu umwe wamwemeje. nawe mwumva abagabo bose ku munsi ashobora guhura n'10, aka kazi akaba gakoze umwaka, abo bagabo murumva ko mwababara? sinzi niba mwabibonera umubare, ariko nshize mu nyurabwenge ni benshi cyane. yabaze kuba ushobora gufata abagabo 1000 akavamo umwe wamwemeje. n'iki kintu se ubona wakoze gitangaje gituma batakwemeza akaba ari umwe gusa wabonye, mu gihe hari abandi bakobwa bavuga ko batabijyamo kubera ko bababara cyangwa kubera ko ibintu batabishoboye? ni utabishaka mu mutima cyangwa nuko baba nabo ibitsina byabo by'abagore biba ari bitoya? oya, buriya habaho ubundi abakobwa n'abagore baba bafite ibitsina bitandukanye. nk'umukobwa wenda umukobwa we w'isugi ntabwo aba ameze nk'umukobwa wabikoze, ariko n'ubundi n'umukobwa utarabyara cyangwa utarakuramo inda urumva ntabwo aba yakaguka, sibyo? rero nk'umuntu w'umugore wabyaye ndumva nta dike ashobora gutinya iyo ariyo yose, ntabwo nta dike igipfa kumukanga ngo cyangwa bayitinya, kereka naho abakobwa baba barimo barinjira mu mwuga w'uburaya vuba, nk'abo bakobwa baba batarabyara batarakuramo amada nibo bibabaza. bivuze ko kubera wowe wahuye n'abagabo benshi ubu ngubu ari ukwitambukira, wararangaye wenda mu magambo yimbitse? oya, aho ngaho wenda wabashatse kumbwira nabi, ariko ntabwo ubundi bavuga ngo akariho karavugwa. navuga ko nko mu magambo makeya urumva ko nyine ntabwo naba nkiri nk'umukobwa nk'abasanzwe, urumva ko njyewe nyine namaze kwaguka. waragutse? yego. waragutse mu myanya ndangabitsina, naguka no mu mutwe, naguka no mu imari ry'ifaranga winjiza umunsi cyangwa ku kwezi cyangwa ku mwaka. ngaho ubu ndagira ngo ugire inama abana b'abakobwa batarajya muri uyu mwuga cyangwa se abagiye muri uyu mwuga, ugire ubutumwa ushobora gutanga ku buryo buri wese yakisangamo agakoramo message tunajyagana ku musozo w'iki kiganiro. abana b'abakobwa inama nabagira, ntabwo umuntu hari igihe umuntu iyo akibyinjiramo ntabwo aba arimo arabifiringa neza, ariko nk'abana b'abakobwa nabagira inama, ntabwo nababwira ngo namwe mwinjire mu mwuga, biterwa n'ukuntu umuntu aba abyiyumvamo. hari nk'umuntu uba wumva wenda yabyinjimo cyangwa uyu mwana w'umukobwa rero uvuga ko afite ubwiza buhebuje kurenza abandi b'abakobwa bakora uyu mwuga, akaba ariyo mpamvu avuga ko ubwiza bwe ari bwo butuma akurura abagabo, ariko kandi nanone hari ubutumwa yatanze agira abakobwa bagenzi be bashobora kuzishora muri uyu mwuga w'uburaya kandi atari bwiza. yabitubwiye muri aya magambo. uyu mwuga byaterwa n'ukuntu umuntu nyine aba yumva bikunze. hari igihe ushobora kubyinjiramo bishyizwemo n'abandi bantu, ariko niba ikintu kikujemo kandi ukaba wumva ko gifiringa ugomba kugikora, ariko nta nubwo ari ngombwa ngo umuntu wese aba yakugira inama. ikintu ntagira abandi bana b'abakobwa, ntabwo umwuga w'uburaya nabashishikariza kwinjira mu mwuga w'uburaya, ahubwo bashaka undi mwuga bakora. yego. inshuti ibakunze kandi bateze amatwi n'amaso Ino Media TV, mbere ya byose kugira ngo ibi biganiro bijye bikugeraho isaha ku munsi no ku gihe, nubwo waba wibereye mu bindi uhita ubona notification, manuka hepfo ukore subscribe, ukore share, comment,
ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Mwari kumwe nanjye MC Irene. Ciao, nawe utaha.